Bavandimwe dukunda twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Ni umunezero mwinshi kongera kwakira Mama Rusi kuri channel ya Les 12 Ouvriers cyangwa se abasaruzi 12. Nkuko mubizi ubutumwa yatugejejeho uyu munsi Imana yongeye kutugirira ubuntu kugira ngo yongere kugira icyo atubwira avanye ku mwuka wera. Watubwiye ntago twakumva. Nta nicyo byadufasha, ariko atumitse uwamutumye akumvira uwamutumye akatugezaho ubutumwa avanye ku wamutumye, twese turumva kandi tugafashwa. Ni umunezero mwinshi, reka tumwakire tudatinze, asenge ndetse atugezeho icyo umwuka abwira amatorero. Karibu cyane Mama Rusi. Binanashoboka ko wakongera ukibwira abakurikiye ubutumwa. Birashoboka ko hari abatabashe abatarabonye ubutumwa bwa mbere cyangwa hari n'abakubonye ubwa mbere kuri channel ya Les 12 Ouvriers umaze kunyuzaho ubutumwa bw'Imana kenshi, ariko birashoboka ko uyu munsi hari mwene data uri mu gihugu runaka akubonye ari ubwa mbere. Karibu cyane kandi uhite unasenga twinjira mu butumwa nyirizina. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe bene data. Amen. Ashimwe Imana iduhana umugisha cyane. Amen. Ndi Nyiranziza Rusi, nkunda Imana n'abantu bayo, kandi nezezwa cyane no kuvuga ijambo ry'Imana muri iki gihe giheruka. Mu by'ukuri maze iminsi naraje gusura umuryango mu Rwanda, nturutse mu Bubiligi. Ngirirwa ubuntu rero no kubonana na Patrick Kamanzi. Ni ukuri dukorana umurimo wo kuvuga ubutumwa kenshi. Ndanezerwa cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Kuri iyi channel ya Les 12 Ouvriers njya nkunda kuyivugiraho ku ijambo ry'Imana, kandi n'uyu munsi nicyo kinzanye. Nicyo kinzanye, nta kindi kingenza. Nzanywe no kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Turagushimira yuko uri Imana nziza, uri Imana yumva gusenga no kwinginga. Twingingira ubwoko bw'Imana kugira ngo ubuhumura amaso, urebe, bwitegereza aho igihe kigeze. Maze Data dukore hakiri ku manywa, umurimo urangire dutahe. Amen. Maze ubwami bw'Imana bwaguke, maze twese tukugireho umugisha kugeza ku munsi wo gucungurwa. Tubisabye Data wa twese mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ndashima Imana cyane ko Patrick yongeye kunyakira kuri iyi channel, kandi musabira umugisha nawe kubwo kwitanga. Akora umurimo w'Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Imana iduhana umugisha cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ryanditse muri Yesaya igice cya 24. Turebe ku murongo wa 20. Haravuga ngo isi iradandabirana nk'umusinzi. Umurongo wa 20 w'icyo gice haravuga ngo isi iradandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando. Igicumuro cyayo kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka. Uwo munsi Uwiteka azahana ingabo zo hejuru mu ijuru, n'abami bo hasi mu isi bazateranirizwa hamwe nk'uko imbohe ziteranirizwa mu rwobo. Bazakingiranwa mu nzu y'imbohe, kandi iminsi myinshi nishira bazagendererwa. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Bene data, igihe isi iri kudandabirana nk'umusinzi kubera ibihe biheruka, kuko Uwiteka yavuze ngo n'ibyago bizaza mu isi. Bene data, yavuze ngo ibizaba kuri Rwanda bizaba no ku mutambyi. Bene data, igihugu kirarira, kibaye umuhonge, ndetse isi icitse intege. Isi izatwikwa hasigare bake. Ab'imitima iguwe neza bose barasuhuza umutima. Ibisindisha bizasharirira ababinywa.
abantu bo mu isi bazanyeganyezwa nk'umutini unyeganyezwa, cyangwa nk'uko bahumba isarura, bahumba inzabibu isarura rishize. Aya magambo ni amagambo ateye umubabaro n'agahinda. Aba bazarangurura amajwi basakuze kubw'icyubahiro cy'Uwiteka. Aha ngaha tumaze kubona ukuntu isi idandabirana nk'umusinzi, ndetse hari ijambo nasomwe muri Luka 21 umurongo wa 26, haravuga ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona Umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira muzararame, mwubura amaso, mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Bene data bakundwa, abantu baradandabirana, barihebye, ariko ndababwira ngo witinya, kuko Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, kandi nta ujya kwa data atamujyanye. Hano Bibiliya ikavuga ku murongo wa 3 ngo isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, icitse intege. Abantu bagenda bacitse intege, abantu baribaza ibyenda kuba, abantu ntibaza aho bahungira, abantu bafite imitima myinshi. Ariko Yesu yaravuze ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira ngo umugabane wabo ni mu muriro n'amazuku. Ndakwinginga ntukagira ubwoba, ahubwo jya upfuka musenge, kuko mu ijuru hari Imana. Umurongo wa 5 hakavuga ngo kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bacumuye amategeko bagahindurira ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Abantu bica amategeko y'Imana, abantu bibishyiraho ibyo bishakiye, kandi ngo iyo si ihumanijwe n'abaturage bayo. Bibiliya ikavuga ngo nicyo gituma umuvumo utsemba isi, n'abayimamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gituma abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Iki kibazo ni ikibazo ukwiye kwibaza, nanjye nkibaza. Mbese ibi biterwa n'iki? Biterwa no kutumvira, biterwa no kutumvira ijambo ry'Imana. Ngo nicyo gituma umuvumo utsemba isi, n'abayimamo bagatsindwa n'urubanza, bagatwika ngo hagasigara bake. Igihe isi iri gushyira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa ku kiganza cy'abantu bayo, na Kristo nawe ari ku murimo ashyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Iyo dutekereje tugasoma muri Ezekiyeli, hari ajambo nasomye ku murongo ku murongo wa nyuma w'icyo gice, havuga ukuntu, reka mpasome cyane nibyo byafasha. Ezekiyeli igice cya 9 ahavuga amagambo akomeye cyane. Ku murongo wa 11 haravuga ngo nuko mbona wa muntu wambaye imyambaro y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye, agaruye ubutumwa ati nagenje uko wantegetse. Bene data, igihe marayika w'Uwiteka azaba amaze kushyira abantu b'Imana ikimenyetso cy'Imana, akagenda agatangwa ubutumwa, akavuga ngo nagenje uko wantegetse, mbese wowe uzaba warakira ikimenyetso cy'Imana? Icyo ni ikibazo ukwiriye kwibaza, nanjye nkakibaza. Iyo tugeze ku murongo wa 2 w'icyo gice haravuga ngo mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikazi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa,
nuko basanga ubwiza bwa Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu. Aya ni amagambo y'abanyabwenge, ni amagambo asobanuzwa ubwenge. Bene data bakundwa, ahangaha uyu mumarayika yaje aje gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu, ariko yasanze ubwiza bw'Imana bwa Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango busohoka, maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bitakabatakisha. Ni ukuvuga ngo abantu bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ni abantu banihira ibizira bikorerwa muri Yerusalemu, bikorerwa mu murwa, bikorera mu bwoko bw'Imana. Abantu bababajwe n'icyo kintu bagomba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Nuko ngo babandi arababwira ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe. Urumva ko bene data, inzira ni inzira yo kwera, n'abantu Imana yishimira nibo bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Nuko aramabwira ati, mutsembe umusaza, musore, inkumi, abana bato n'abagore, ariko umuntu ufite ikimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Bene data, mu buturo bwera niba ariho hagiye guhera, akaba ariho hagiye guhera gukubita abasaza n'abasore n'inkumi, abantu bose, mbese abatubaha Imana bazabahe. Murumva ko ari ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye umubabaro, ariko genda kubwiye ngo sohoka muri Babuloni, sohoka mu rudubi rw'amadini, ahubwo ukurikira umwana w'intama aho ajya hose. Maze arambwira ati, ibibi by'inzu ya Isirayeli n'iya Yuda birakabije, kandi igihugu cyuzuwemo amaraso, n'umurwa wuzuyemo imanza zigoretse, kuko bavuga bati, Uwiteka yataye igihugu, kandi Uwiteka ntacyo areba. Nuko batekereza, ariko Imana irabizi byose. Imana umunsi mu munsi w'amateka, abantu bose bazajya ku murongo basubize ikibazo, bagira icyo babazwa. Umuntu wese azimurikira ibyo yakoze. Nanjye ijisho ryanjye ntirizabareba neza, kandi sizabagirira ibambe, ahubwo ibicumuro byabo nzabigereka ku mitwe yabo. Bene data, ibi bicumuro ushatse wabyihana, nanjye nshatse nabyihana. Nuko mbona wa muntu wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye, agaruye ubutumwa ati, nagenje uko wantumye, nagenje uko wantegetse. Aya magambo ateye ubwoba. Igihe marayika agasubiza ubutumwa ku Uwiteka, akavuga ati, nagenje uko wantegetse, mbese uzaba uri he? Nzaba ndi hehe? Bene data, iyo turebye mu Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa mbere, nawo havuga nk'uko nguko uburyo abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika bane bahawe kubabaza isi ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Igihe gituma tukivuga ijambo ry'Imana bigakunda, igihe abantu b'Imana bakivuga, nuko marayika w'Uwiteka agifashe imiyaga ine, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ahantu hose, maze umurimo urangire dutahe. Bene data, ati, ntimubabaze isi tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Abantu b'Imana bariho barashyirwaho ikimenyetso. Bene data, ni ugusenga kugira ngo iki gihe kitazagera buri muntu wese mu baraha bakurikiranye ubutumwa bwiza atarashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Haravuga ngo numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000
inzovu enye n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose ya Isirayeli. Abo ngabo ni abantu bataramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abo ni abashyizweho ikimenyetso, ni abantu 144,000. Abo ngabo nibo bataramije inyamaswa, ni abantu barwanye umukutirizo, ni abantu bakurikiye umwana w'intama ahajya hose. Mbese uhagaze mu ruhe ruhande? Bavandimwe, ikimenyetso cy'Imana ntigishobora, ntabwo ushobora gushyirwaho ibimenyetso bibiri, ugomba gufatirwa ikimenyetso cy'Imana gusa. Ntawe ubasha kubona ubwami bw'Imana adafite ikimenyetso cy'Imana. Dukwiriye kumera nka Pawulo, yifuzaga kubonera no gukiranuka, akananirwa kubyishyikiriza, kubishyikira. Arataka ati, yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Ati, Imana ishimwe kuko izankiza ku bwa Yesu Kristo. Nta wundi, umwami wacu Yesu niwe uzadukiza, niwe uzadukura muri aka kaga. Igisubizo akibwirwa ngo nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kurabuka umusaraba, kurabuka umusaraba wa Kristo, nibyo byonyine bigukwiriye, nibyo byonyine binkwiriye. Guhishurirwa Yesu tukamukurikira, niwe wenyine uzadukura mu kaga, kuko niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nta ujya kwa data atamujyanye. Bavandimwe bene data bakundwa, nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Niwe wenyine ushobora kuguhanaguraho icyaha, akagutandukanya n'ikibi, akagutandukanya burundu. Icyaha cyose kitihanwe tuzakibazwa ku munsi w'urubanza. Niyo mpamvu nibwira nawe nkubwira ngo twitandukanye n'icyaha. Umunyabyaha ntiyabasha kunezererwa imbere y'Imana, kuko yakwiheza mu iteraniro ry'abera. Nta muntu ushobora, kuko igihe kizagera, igihe Imana izazinga ijuru akabwira abantu ati, nimuze abo data yahawe umugisha. Abantu bose bazararama barebe hejuru, ariko abakoze ibibi bazabona aho batahakwiriye. Niyo mpamvu bo baziheza, kubera yuko bazabona ko batahakwiriye. Nubwo yakundirwa kujya mu ijuru ntiyahagera, ntiyahasanga ibimunezeza. Ibyo yifuza n'ibyo agambirira byanyuranya n'abaziranenge baho. Ntashobora kuhagera. Bavandimwe, kuba mu ijuru byamubabaza. Ubwiza bw'Imana bwababera umuriro ukongora, kuko Uwiteka ni umuriro ukongora. Ntabwo ashobora kurebana n'Imana. Bakwifuza kurimburwa kugira ngo batarebana n'uwabacunguye. Bene data, ikidukwiriye ni ukwiyunga n'Imana, ni ugusaba Imana, tukayikubita imbere, tukayibwira ibyacu, nawe yiteguye kutubabarira. Kwibarira amajyambere ni ukurogwa n'ubusa, kandi imirimo myiza dukora iyo ntiyatuma abantu bajya imbere ntacyo bimaze. Iyo tubikoze tutitaye ku isoko y'ubugingo cyangwa isoko yariyo byiringiro ari we Yesu Kristo, ntacyo byatumarira, kuko Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nta muntu wajya kwa data atamujyanye. Bene data, nshuti z'umusaraba, dufashe Yesu tukamenya yuko nitwinjira muri we tuzakizwa, twamugundira. Twakabaye tuvuga nka Petero, tukavuga ngo se ngo tugire dute? Twabazwa n'ibyaha tukabicikaho bitari byanikize. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 2, hatubwira ku murongo wa 38, reka mpasome numve twumve ikintu hatubwira. Igice cya 2, igihe Petero yavugaga, yabwiye abantu, baravuze bati, tugire dute? Twakora iki? Umurongo wa 2
igice cya 2 umurongo wa 38 haravuga ngo Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana. Ahangaha nta kindi kidukwiriye nta kwihana tukamwikubita imbere, ni ukwihana tukavuga ngo umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo tukababazwa n'ibyaha byacu tukabicikaho. kandi mwibuke Dawidi muri Zaburi 32 ajya aravuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa, atari uko bidahari ahubwo ari uko yabibabariwe na Yesu we nzira we kuri we bugingo. Isengesho rya Dawidi amaze gucumura ryerekana ishavu ry'ukuri ry'ibyaha bye. Natwe dukwiriye kugira ishavu nk'iryo Dawidi yari afite. Ntibyatewe nuko ashaka gukira iteka yari agiye gucirwaho, ahubwo Dawidi yumvise ko igicumuro cye cyari gikabije cyane. Yabonye ko yahumanije umutima we, yumvise akizinutswe, yasabaga ko umutima we ubonezwa, yifuzaga umunezero uzanwa no kwera. Haleluya, haleluya. Icyo nicyo kidukwiriye ngo abone uko gushyikirana n'Imana babane, niko gusuhuza umutima avuga ati hahirwa uwababariwe ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu witeka atabaraho gukiranirwa. Haleluya. Icyakora kwihana niko kubanza hakasubizwaho hakahita hasubiraho kubabarirwa, kuko umutima umenetse ushenjaguwe niwo gusa wumva ko ukwiriye umukiza. Umutima umenetse, umutima ushenjaguwe, iyo umaze kubabazwa n'ibyaha byawe wumva ukwiriye kubona umukiza. Bavandimwe, ntabwo ntinda, ahubwo ndashaka gusoza mvuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe. Matayo 11 reka bariho nsoreza umurongo wa 28. Yemwe abarushye, yemwe abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Ahangaha niho nshaka gusoreza. 11 umurongo wa 28. Bene data, abarushye Yesu aradushaka. Mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Bene data, aho honyine niho tugomba kwikubita tukajya muri Yesu, kuko ahora ateza ibiganza. Arashaka yuko tumusanga uko turi, kuko arabizi ko turushye, arabizi ko turemerewe. Aravuga ngo nimuze munsange ndabaruhura, ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen, amen, amen. Kadusenge Imana. Amen. Uhoraho Mana ikomeye, Data wa twese ugira neza, twongeye kugushima nanone kuko uri Imana yera, uri Imana iruhura abarushye. Ijambo ryatubwiye yuko isi ihumanijwe n'abaturage bayo, ariko uhora uteze ibiganza, ntabwo uradukingirana. Urashaka yuko tuzi uko turi, abarushye baremerewe ngo tugusange uraturuhura, ngo twemere kuba abagaragu bawe tukwigireho, ukuri umugwaneza kandi woroheje mu mutima. Ndetse uravuga ngo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Urakoze Mucunguzi, abana bawe baho umugisha, twese duhabwe umugisha n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Imana ibaho umugisha namwe Mama Rusi, Amen. kandi n'ukuri twahawe umugisha. Uze ndamye ndashidikanya ko n'uwakurikiye ubutumwa yahawe umugisha. Amen. Asigaye Imana nibishaka tuzongera. Amen. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Bye bye. Bye. Irakuze naje vuba nyoro umugeni.
aje vuba